yitwa kuri Burende uko mubizi ikaba ari umunima irimo amateka aranga jenoside yakorewe mu cyangwa za secteur Kabuga bivuze Burende mubona buriya irego hariya ngo usanga mubona kenshi Burende buriya igitsa amateka jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ni kimwe mu ntwaro zakoreshejwe n'abicanyi kiragiye nabonye ko hari umugambi w'Imana icyo dufitiye cyangwa idufiteho twagiye kwihisha ku musaza witwa no musaza wari utuye inyuma yo kwa Leonari umusaza witwa Leonari Ndereya aratubwira ati se bana banje murajya he ko abana banje basanga hanga bakabicira tuganiraho gatoya cyangwa se tubasobanuraho gatoya nubwo haza gufata umwanya wo kubaha neza amateka cyangwa se amakuru ya hano kuri Burende ndagira ngo ahangaha tuje gushyira indabo murabibona ko handitseho amazina y'abatutsi bazize jenoside mu 1994 bari batuye mu cyahoze ari secteur Kagugu na cyahoze secteur Kagugu ubu nicyo cyahindutse akagari ka Kagugu n'akagari ka Gacuriro niyo mpamvu rero twafashe umwanya wo kuza gushyira indabo ahangaha kuko murabibona na amazina ya bamwe mu bazize jenoside bari batuye kuri uyu musozi kugira ngo nimba wenda batarahagera cyane nagira ngo sabe uhagarariye ibuka umurenge wacu wa Kinyinya nawe ashyireho indabo nagira ngo sabe kandi urubyiruko ruhagarariye baranga kumbere na Gatete bazi barize umubyeyi uhagarariye ababyeyi barokotse jenoside
hano mu murenge wacu wa Kinyinya Mukamutara nabo bari kumwe. Mwanya nsabe uhagarariye Ibuka ku rwego rw'umurenge aduciremo muri makeya uko amateka y'Iburende kugira ngo twese tuhave dufite amateka amwe. Nagira ngo nyakubahwa perezida amakeko yako dufite umwanya mutoya bitewe na gahunda dusize tugiye gukurikirana. Ahitwa kuri Burende uko mubizi, nikaba ari umunima w'amateka aranga Jenoside yakorewe ahangaha mu cyahoze ari secteur Kavumu province. Burende mubona buriya irezo hariya ngo usanga mubibona kenshi. Burende buriya igitse amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni kimwe mu ntwaro zakoreshejwe n'abicanyi kiragiye. Burende kugira ngo ugere aha ngaha ngira ngo byabaye urugamba rukomeye kuko yahoze mu muhanda hariya baramubona hano gukiri yose kuko yarabazwe inshuro nyinshi. Ni kenshi bagiye bayitwara bajya kuyibaga akagaruka twasakuje ahubwo twari tuzi ikivuze kugira ngo batware inshuro zigera kuri 5. Ngira ngo niba nyibuka neza bijya kuza twari twibutse haje afandika ya Charles turamusaba yuko aya mateka tugomba kubegerana. Abo byafashe iminsi 2 yesigana nabwo batangiye kwiyubakira. Yenda ntaragera kure gushimira RDF, ashimira abaturage bakabona n'agaciro kuko nibo bagize ura kugira ngo ugibura aya mateka abasha kubakirwa ku gihe. Ngiye ku buhamya rero Iburende buriya yari ingabo za Habyarimana zari 3 zishobora na bise byiza z'abasirikare zamuka umuhanda wari igitaka cy'icyo gihe. Iyi ngiyi yari imbere ugeze hano muri mahoro y'imihanda yinjiramo aha nibwo bayirashe. Mu kuza rero ni ukuvuga ngo hari ku itariki 11 mu rukerera hagati ya saa 10 na saa 11. Abasirikare kwa Habyarimana bamenye amakuru y'uko inkotanyi zageze kuri musozi kuko zavuye ku Murindi ku itariki 10 Gicuku nibwo zageze Giheka kuko nibo bazibonye ko ndaho Giheka. Amakuru bayahawe n'abasirikare bari kuri Sayi ngira ngo ni centrale y'amashanyarazi hariye Kabuye ngira ngo murayizi nibo batanze amakuru. Ndetse bakunye amakuru rero boheza ingabo Burende n'abasirikare. Mu by'ukuri ndagira ngo ntago ngo batekerezaga iki sinibaza ngo wenda batekerezaga yuko inkotanyi zari gutembera gusa ntabwo byibaza, ariko icyari gihari ngira objectif yo kwarukuza icyambere cyo kubanza gukumira inkotanyi kugira ngo izatabara aho zagomba gutabara. Uko inkotanyi zikimara kugira aha ngaha muri kano gace urumva abo ku Gisozi bishwaga Ikabuye Kinyinya barafite amahirwe kugira ngo byiwe nta inkotanyi zibatabara. Kwarukuza gukumira rero kugira ngo byibura abarokotse aho hantu batari bicwa batabona ubutabazi. Icyo cyari cyane. Icya kabiri barukuza gutwika kuko inkotanyi zabaga zihari yumva rero umwanzi n'abaga bari aho ngaho bose baba yarabanze. Ibyo ntabwo byakunze kuko iyi ngiyi yari imbere bayirashe itarinjira muri umuhanda neza. Abasirikare bari bafashe kino gice bari hano ku gatebo bashinze ibintu bayirashe irashya n'abasirikare bari barimo 2 bacikiye barashya izindi zase zigata isubira na za bisi. Nuko rero yarashwe igikorwa cyari kizizanye kitagezweho. Mu by'ukuri buriya kugira ngo tube dufite umutekano nk'abacitse ku icumu twarokotse tubikesha inkotanyi uyu munsi turabivuga turi ku mutima tunazishimira tunabyubaha bitereshama cyane. Uyu munsi rero ni amateka adashobora kwibagerana. Twaravuze ngo wahaguye ni byiza kwakirwa ikimenyetso icyo mubona aha ngaha turavuga ngo ntabwo bihagije. Igikurikira nuko twashaka amazina yabishwe mbere yuko inkotanyi zihagera
kwiyandika ayo mazina mubona ntabwo ijana ubona atanu gusa abona twabashije byibura kumenya amazina yabo kuko tugiye hari bakiri impinja bari bataritswe amazina na base n'abanyina hari abari bari impinja bari bafite amazina ariko ababyeyi babo batarokotse hari n'abandi twajya aho baguye banakuze uyu munsi none kubibuka bitoroshye ariko bifite tasika twihaye yo gusharinga amakuru kugira ngo byibura n'abandi bibagiranye igihe nikigera tuzabongera kuraba ngaho mu by'ukuri ngira ngo wenda muca muke navuze yuko amateka y'Uburende nayo ngayo kenshi na kenshi uyu mwaka turavuga kugira ngo documentary yayo iri gusoma Gisozi ariko twifuza ko byibura takaboye kuri Gisozi gusa ahubwo twifuza ko umurima yakubaka mu buryo twari twabisezeranye uburyo yari yakozwe ugiye iyi documentary igomba kuba ibitse mahanga buryo nabasha gusura hano kuko ejo n'ejo bundi turakura turasaza yavuye ku isi ejo n'ejo ntabwo rero byaba byiza kugira ngo amateka nk'aya ngaya umunsi ajyane na nyirayo ni byiza ko agomba kubaka uburyo buboneye byiza ku buryo bwiza ayo mateka abika ku buryo n'imyaka nyagamenya imyaka ijana imyaka batamenya igihe kiri imbere byibura abantu batakiriho n'uzaza n'uzavuka buri wese azamenye amateka y'ahangaha murakoze Imana ibahe arakoze cyane nk'uko rero gahunda iteguye tugiye kuva ahangaha dusubire kuri GS Kagugu aho tugiye gukurikira ibiganiro ndetse n'izindi gahunda zateguwe nagira ngo rero bakongera tugakomeza tugasubirayo. Itariki ya 8 igitero cyaraje gitera kwa Kabeho ndetse hari abantu bari bagiye bikusanya bakagenda bakavuga ati tuhurire hamwe abagabo baraha ariko ntarihuta ngo njye kure twari twaragize amahirwe bakuru bacu ba data wacu inkotanyi zimajije kugera muri CND batangiye kujya bagenda bakabatoza bakababwira bati tushaka kuzabageraho wenda bigoye mwashize ariko muzirwaneho. Ntekereza ko byagiye bidufasha cyane kuba tutarapfuye ngo dushire mu mizambere inkotanyi zo ukabyara zitaradutabara ngo zitugereho nabyo birimo. Hari amagrenade bagiye babaha bakababwira bati muzabigenza muri iki gihe muzaterwa muzirwaneho natwe igihe kugira tuzabagerereho. Barakomeje byari nka saa moya z'ijoro batera muri urwo rugo barahondagura ngo bakingure banga kubakingurira harimo abadamu harimo abana ariko abagabo bari hafi aho ngaho bihishe twatu grenade bari baravanye muri CND bavuga bati ibyo bitero turaza kubikumira tubibuze ariko siko byagenze. Bibwiraga ko ari izo ntera hamwe zatojwe zirora zikora mu miti njyanga ku mashuri Kagugu ariko bari bagejejwe n'abasirikare ibitero by'abasirikare n'imbunda n'amagrenade. Ntabwo byabakundiye rero babuze aho bahera barasana nabo baravuga bati ibikoresho dufite ntacyo byatumarira. Baratangiye batera amagrenade madirishya barahonda bararasa aho ngaho habaye ibintu biteye ubwoba. Icyo kivaho icyo gitero kiramanuka gica kwa Rudasingwa Jafeti cyageze arabumva aramena urugo umugabo muremure arasimbuka aramena arabacika. Icyo gitero cyadusanzana twari twihishe mu ngarandi turi kumwe n'umugabo witwa Damuru. Bageze haruguru yacu twumva igihiriri cy'abantu benshi tugerageza gucika nk'abantu batatana bahunga ariko Damuru Mukeshimana yaravuye warwaye ntibyamushobokera umugabo munini muremure ntibyamukundira baramurasa. Isasu ryaciye kuri mama twiruka ifata uwo ngo Mukeshimana guhonga. Ntibyarekeye aho uyu mugabo yabivuze neza cyane twagize amahirwe uyu munsi wa 28 ubu munsi udasanzwe no munsi wabaye ngaruka mwaka w'ibyatubayeho iminsi yarahuye kuko byari ku itariki 6 ku itariki 9 8 nibwo marume Ephraim yaravuye gusenga asengeraga impanga ku rusengero rw'Abadventiste
nibwo yahuye na cya gitero cy'Irukankana Rudasingwa kirabirukankana, agwa mu gitero cyavaga ka Buhunde kimutsinda yitwaga kwa Nzabandora, agwa yiseguye biriya. Harundi marume nawe waguye mu irembo ryo kwa Felicien twa Rwambamba, bamutsinze aho ngaho. Nibwo nabonye ibintu byinshi, gena nubwo nari umwana muto, ariko nabonye ko hari umugambi w'Imana icyo dufitiye cyangwa idufiteho. Twagiye kwihisha ku musaza witwa no musaza wari utuye inyuma yo kwa Leonari, umusaza witwa Leonari Ndereya. Aratubwira ati se bana banje murajya he ko abana banje babasanga hanga bakabicira. Umukecuru ati ndekera abana we bakumira we birukana, nibo basigaye uragira ngo bajye hese nabo babice. Twagiyeyo baraduhisha, ubwo twageze dusasanga ababyeyi babyara bacu bihisha aho ngaho, ariko ntitwari tubizi ko ariho bari twumvaga nabo barabishe. Baraduhisha, baduhisha munsi y'urutara, inzoka zikajya ziturigata ariko ntiziturye. Icyo ni igitangaza cy'Imana gikomeye cyane. Ntibyarekeye aho rero, urumva iyo mirambo yose Gacuriro iraho hose yagigwa, amaraso mu muhanda watambukaga. Byaje kuba ngombwa mama arampamagara arambwira ati niyo tujyane. Turazamuka duhura n'umukecuru Elevania, aravuga ati nimuze tujyana kwa masenge haruguru y'urugo rwacu. Ariko tugeze mu muhanda tuva kwa Felicien tuhura n'abasirikari baravuye ikana. Ikintu najya nibagirwa izo nterahamwe twari duturanye aho hose, bati dore Inkotanyi ngizo zikurikira. Batugenda inyuma tukabega ibyo ari byo, umukecuru akatubwira ati mwoge tugende bana banjye. Ntibatuvugisha, ntibatuvugisha, batugenda inyuma, komeza kutugenda inyuma runono. Turagenda, tugeze mu rugo twinjiye badufungura ngo twinjire mu nzu, nabo bageze aho mu rugo. Bamwe bayobya uburari bakata ruguru y'inzu, abandi baca munsi y'inzu. Bati Inkotanyi batubwiye zinjiye aha ziri hehe? Masenge Mukamusoni yari ari barababwira ati Inkotanyi mubona nabo bana banjye bazanye. Bati muratubeshya, mu nzu harimo izindi Inkotanyi, mutwereka aho ziri. Ibyo byavuyeho birarangira, turakomeza. Mama arambwira ati rero tujye gushaka abantu badufasha gushyingura aba bantu. Twaragiye tuca kwa Intwaza, tujya kwa Nkundiye. Tuhageze tutarahagera tugeze kwa Sekanyangira, dusanga umurambo wa Nyakagaragu. Ayo ni amafoto y'abantu bacu mwumvisha mu ndirimbo ahangaha. Ndagerageza kugenda mpinda ko ntabwo nabivuga byose uko byagenze ngo birangire. Nuko ubwo rero twasanga umurambo, n'ubwa mbere nari mbonye imirambo, mbona umurambo wa Nyakagaragu aho ngaho bamutsinze aho ngaho. Turamanuka virirana, turamanuka tujya hepfo tujya mu kwa Nkundiye. Tugeze kwa Nkundiye nahasanze mudamu we Juliette akikiye umwana. Nkundiye umurambo uryamye muri saro nkaha, amaraso yatembye, ndamuri bagahinda karanyica. Ariko ibyo ntibyadukundiye, nubwo twashaka gushyingura abacu nabyo byabaye intambara itoroshye n'urugamba. Bagasanga aho abantu bateraniye ngo barashyingura bakatumenesha. Byarakomeje, tugeze aho duhungira ku mugabo witwa Denis nyakwigendera, Imana imumugisha, hafi kwa Gacondo. Naho baduhishe turahaba, ariko tutarahava haza gufatwa Inkotanyi ko zari zatangiye kugera muri quartier aho ngaho. Umwana w'umusore ndamwibuka, ari mu myaka 18, yambaye imyenda y'Inkotanyi, ingofero ntayo yari yambaye. Bamufatira hafi aho ngaho, baramuzana kuri bariyeri, havamo interahamwe mukubita ikintu mu mutwe, aravirirana. Gacondo yari umurokore, ati mumbabarire mudashyira ishyano aha ngaha, ati mudatsinda ishyano, ati mumbabarire rwose, ati nimureke rero tumufate tumushyire abasirikare bacu bari mu kabuga, ati bamukoresha icyo bashaka. Baramufasha umusirikare, baramutwara bamugejeje mu kabuga, bya bindi by'Imana n'umugambi wayo.
basanga iz'amarere zahasesekaye nizo ziri kuri iyo bariyeri. Bati ni mumuduhe tumwiyicire. Bati mwicare hasi hariya mwakoze. Nuko birirwaho turaho natwe turategereje ngo bagiye baragaruka turaheba. Nibwo inkuru yaje kuza ko inkotanyi zatangiye kugeraho, nkaho twagahamyaho duhungira muri Croix Rouge. Muri Croix Rouge rero aho byaje kubagaho mu munwa, byabaye ibindi. Kera bajyaga batubwira bati ugiye muri Croix Rouge akajya mu rusengero aho hose ntacyamo araharokokera, ariko ntabwo ariko byari biri 94. Twageze muri Croix Rouge ahubwo babonye umwanya, bamwe baje bahunga inkotanyi za nterahamwe zose zibonye umwanya wo none kugira ngo zice n'abasigaye zimaririza abantu. Igiteye agahinda aho ngaho inkotanyi ze zageze igacuriro, byari ku itariki 9 zari zahageze. Ariko habaho umugambi w'Imana wo kugira ngo abantu bajye basohoka bajye gushaka ibyo kurya mu mago aho bari batuye, za Gasave, za Gisozi, twambutse mu gishanga. Nari umwana muto ariko narasohokaga nanjye tukajya gushakisha. Ku ikubitiro rya mbere rero abahigwaga barabuze bati ntacyo duhunze, duhungiye ubwaye mu Kigunda. Bararyana kara, harimo ba Rudasingwa n'abandi benshi basubira igacuriro. Nuko barokotse bo. Twe dusigaraho, ariko umubare munini wasigaye ari abana n'abadamu, kuko n'ubundi twajyaga twumva batubwira ngo mwe ntacyo tuzabatwara, ariko burya n'umugambi w'Imana wagira muzatwisigarize. Byarakomeje, noneho zirarakara cyane interahamwe zaraho, abajandarume baramanuka muri jandarumuri baza muri Croix Rouge, batangira gutegura uburyo noneho abantu bazajya bicwa, kuko hari harateguye ibyobo aho ngaho bicirwagamo abantu babakuye muri Croix Rouge. Bibaho ngaho batangira kugenda bajondoramo abantu, twava gufuya abantu bakavuga bati babonanye n'inkotanyi abantu abanaba muze hangaha tujye kubabaza, bagatwara icyo gikoni kigacaho bakagenda bakajya kubica. Urwo twaboneye muri Croix Rouge. Bimajiye kurambirana rero inkotanyi zavuze dutoya ibi ntabyo. Abo twaje kurokora kuri umusozi bagenda baduhunze, none nabo bicirwe ntari turahanga tubareberera. Ntabwo bari borohewe kuko bari bafite urugamba rutoroshye. Babigerageje inshuro zigera muri 2 ntibyakunda, barabarwanya. Ubwa kabiri bwo haguyemo n'uwitwa Ntare, yashatse kurwanya inkotanyi kiramurasa, ko nawe yaragendereye kubica. Ubwa gatatu rero nibwo baje ari simusiga, baratubohoza batuvana aho ngaho, turaza n'urugendo rurerure twaciye aha Sabatsinda, ari gusimbuka imirambo, gusindira yose yari imirambo, duhungira za Rutare na Byumba. Nibwo twageragayo rero Kigali imaze gufatwa, batekereza ko bazongera kutugarura tukagaruka aho twakomotse. Abantu bagiye bava bagasubira mu byabo, bakareba ibyo basize, bakareba amatongo yabo. Nkiraho rero ntabwo nibwirengagize uruhare rw'inkotanyi, kuko kuba turiho turabishimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika wafashe iya mbere akavuga ati urugamba ndarutegura kugira ngo uzarokore abanyarwanda. Uretse n'icyo gusa baduhaye umwanya wo kugira uvugiro tuvugira ibi ngibi, kuko biratubohora bikaturuhura tukumva tuguwe neza. Byari bishoboka ko tutari kubona uyu mwanya wo kongera kuvuga amateka yacu yatubayeho, twahagazeho twabonesha amaso yacu. Ibyo turabishimira cyane rwose. Ndashimira inkotanyi zafatanije nawe ku rugamba. Hari benshi bahasize ubuzima. Kaminuza tubagabo narashatse mfite umugore n'umwana na bagenzi banjye hano, ndabahagurutsa mu kanya soza. Turi kumwe muri association yitwa Tuzacyusa. Ababyeyi bacu nubwo bagiye ntabwo bazimye kandi ntabwo basize imbwa. Turi abagabo, turahamiriza neza yuko ikivi basize batushije Tuzacyusa.
twiteje imbere tugeze kuri byinshi, ndikorera, naguze akamodoka kanjye, umwuga wa transport. Kandi ikindi namya neza nubwo twari urubyiruko icyo gihe byose biba byakozwe n'urubyiruko rwabigizemo uruhare. Twebwe rero nk'abacikacumu twari urubyiruko muri umurenge wa Kinyinya, duhagarariye kugira ngo jenoside ntizongere kubaho ukundi. Ibyabaye ntabwo tuzabyemerera. Ubuhamya bwanjye rero bwari ubwo, ndagira ngo mpamagare bagenzi banjye bari aha ngaha batuzacyusa, barahari. Harimo abana nagiye mvuga amazina y'ababyeyi babo bishwe, barahari, baza aha ngaha basuhuze abadamu bacu. Murakoze, ubuhamya bwanjye bwari ubwo, Imana ibahe umugisha.